twifuza rero ni iki ngiki biragoye nk'uko wari ubivuze ariko icyo twifuza cya mbere ni uko Kongo yabona amahoro. Kongo yabona amahoro kandi tukongera kubona ariya moko yose yo muri Kongo abanye mu mahoro. Erega amoko ntacyo atwaye inshuti yanjye, amoko buriya ntacyo atwaye. Hano muri Kenya hamuka ngahe ariko haruzu nayamenye ntibabanye kandi nibo batubambira basakuza kuri social media ariko tukama kwinjira mu nzu kandi ujye umenya uko byagenze uzabuje guca byacanye byarangiye kandi ukumva ngo byakomeye wumva amakuru ya nijoro ya saa 3 kugira ngo ndaho tuvuke. Sasa ikintu kijya cica abantu buriya no kureba umuntu nk'ubu mvugo we nakureba sinkibonemo hakubonamo undi muntu w'umufilisitiya urantegera uyu si ubwoko bwanjye buriya duhuye yananyica uriya si ubwoko bwanjye buriya duhuye yananyica. Ubu bwoko burashaka kuzaturimbura, ubu nabwo burashaka kuzaturimbura, ubu nabwo burashaka kuzaturimbura. Hanyuma iyo temutemu rero abazungu bagahita binjiramo bavuga ati turababonye sha, bakinjiriramo bakabateranya bakabashwanisha mukamarana ejo cyangwa ejo bundi mukazongera guhura mwese mwaragiriye sheke muri mu ntambara. Abo ku gihande cyawe barashize, abo ku gihande cy'uriya barashize, muhuye gutese kandi mwese mwarashize kandi mubane mu mahoro. Wantegereye niyo mpamvu bino bintu ababishinzwe bo bireba ibintu bazashakisha uburyo babirangiza, kuko ibiremwa abantu ko birahababarira cyane, ko birahababarira, ko birahatesekera ku nyungu z'abantu bakeya n'ubujiji, kuko byinshi n'ubujiji butera biriya bibazo biri muri Kongo. Rwose ababishinzwe bazashakisha uburyo kiriya kibazo kizakemuka, kandi abafite iyo mpano yo kunga abantu cyangwa guhuza abantu bazagerageza uburyo ki. Ko kera tukiba muri Kongo hari igihe kimwe twajyaga tujya mu mirara y'abapfurero, mu mihana y'abapfurero tugasangira. Umupfurero yaba yaje gutema ibigori cyangwa se gusarura imyaka yiwe, twe turi ku gasozi dufite inka, hagatema ibigori akaduhereza, agakura ibijumba akaduhereza ibijumba. Mvuga ngo nagiye mu kirimi cy'iwacu, ubundi ni ibirayi. Batabyumva nabo bameye ibijumba nanjye ntaramenya ibyo ari byo kera. Baravuze ngo ibijumba ni ibiki? Mbona bazanye ibirayi. Ibi ni ibirayi ntabwo ari ibijumba tereka ati ibi ni ibijumba, ngo nimba ari ibijumba by'indofanye, nimba ari iby'indofanye ngo biriya bindi ngo wabuzi ngo ni ibijumba by'ingozi. Karabaye kuva nave burayi mwene ze mafaranga ntangira kumva tofauti noneho ugasanga umupfurera arakuye araduhereje, turi benshi turokeje, turariye, twese turasangiye, dukoze n'irigara, dukina umupira, tugakina n'imipira, nabo ugasanga ibintu bimeze neza. Wayi umunsi wa none abantu bagiye kumarana, ano baraziriki, abantu barapfiki, ko ari byo njya mvuga mukavuga ngo ni iby'abafurere. Iki ni igihe cyihereza abantu bagomba gukanguka. Ni ikihe kirimo kuba ku isi? Kongo irababaye bikomeye, Kongo irababaye, yababaje imitima ya benshi, bene wacu barababaye, imfubyi ni nyinshi, imfubyi zabaye nyinshi, abapfakazi babaye benshi, amaraso ni menshi ku misozi, amaraso ni menshi, mbese amarira y'abapfuye ko aratakira Uwiteka kuri buriya butaka bwa Kongo. Amarira y'abapfuye ko aratakira Uwiteka kuri buriya butaka bwa Kongo. Rwose Imana y'amahoro, Imana yumva gusenga, nitabare Kongo n'abakongomani nabo babona amahoro. wobwira ko abagisigaye muri Kongo batameze nka tukwaje. Abagisigaye muri Kongo it's okay. Abagisigaye muri Kongo ni abagabo. Abakiri muri Kongo uyu munsi wa none tuvugana, abaturage bari muri Kongo ni abagabo pe, tuvugisha ukuri, kuko umuntu nimba abasha kurinda iriya mbundi iri hariya, genda yizi nabinyuzemo ndabizi, akabasha kuresista uyu munsi wa none akaba gihari, akiri hari muzima, sha yitegure n'amasezerano azayaryaho, yitegure n'amasezerano azayaryaho, inzira zose bizanyuraho, ariko azarya byiza byo mu gihugu. Mwihangane, mukomeze mwihangane, kandi mugira amahoro, Uwiteka Imana izabatabara. Nuko bimeze nuko bimeze, Uwiteka Imana izabatabara kabisa. Kuko kwihangana birarusha.
nuko bimeze kandi natwe tujye tubasengera naho nkatwe turi hano uwo tubwira iki niba usabye batagomba ngo mbo nkatwe turi ahangaha icyo navuga ni uko twugira umutima w'urukundo kandi tugahagarika umwiryane kuko umwanzi yaraduteye natwe twitere dushyire hamwe tureke amacakubiri dukundane kandi dufashe n'abababaye urantegera maze igihe numva harimo sakwe mu bintu bimwe na bimwe byazagara ariko abantu ntibagira impuhwe n'udufaranga nimba twatanzwe tugere ku bo twagenewe wifata udufaranga tw'imfubyi n'abapfakazi ngo ushyire ku ikofe wicireho wigendere kuko urimo urikorera umuvumo w'abantu benshi barimo kurira iraruguru rwose tugire umutima wa kimuntu w'urukundo hari abantu bumva kuko batemera kuko hari ibitubaho hariya muri Kongo abantu b'abanyaburega batemezanye na biriya biri mu kutubaho hari ibyo uri mu kubyuka noneho icyo nakubwira Mr. Mvugo nta muntu n'umwe utazi ikibazo kiri muri Kongo yo kwirengagiza gusa si ukwirengagiza ahubwo yogira imyumvire itandukanye n'iyo ufite helo turabashuhuje inshuti zacu basangira ngendo abo dusangiye ibyishimo n'umunezero ndetse n'umubabaro mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro abaha amahoro mukeneye ayo mwifuza n'ayo mutifuza byose abibaye rero nkaba ndi kumwe twinjiye mu kiganiro cy'itariki uyu munsi n'itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2026 tuzaniye abadukunda ikiganiro kiryoshye mvugo none uyu munsi mva ko bavuga ngo iki tugiye gutanga show siko bimeze tugiye gukubita show abantu baryoherwe batera agatebe bicare hasi bumva ikiganiro cy'abasaza namaki ni meza kabyari kagira imana muraho tarasi muraho neza reka mbanze nsuhuza abafana bansuhuza abadukurikiye twagarutse kuri channel yanyu ya Hindukira TV tukaba duhahuranye n'umuvandimwe bita Tarasisi akaba afite channel ye ngene mukandire subscriber yitwa Tarasisi TVK umurayumvise uko yitwa Tarasisi TVK ngende mukandire share nyabona nimba tubakunda namwe mujye mudukunda ntacyo bitwaye kabisa dukunda abantu ariko abantu nabo nibatugaragariza urukundo banajye banatanga comment batubwire ko ibintu tuba turimo ntacyo bibatwaye kandi binogeye amatwi yabo kugira ngo natwe tugire courage zo kubazanira amakuru hirya no hino erega kera twaje ku mihanda kandi gatwabaye abanyamakuru karabaye kandi tugomba gatatu nuko bimeze ngaho yambo namaki ni meza kabisa kaba namwe natwe ni meza nk'abandi yes umaze igihe kingana iki ugereranyije maze nk'imyaka 10 irinda kuba 11 ndahasaziye hano muri Kenya narahatesekeye ndahasufurira mbese kimwe n'abandi bose ko hamereye neza wahashishiye bimeze bite ariko gushishira muri Kenya uze mpamereye neza kimwe nawe kimwe n'abandi twese tumeze neza muri iki gihugu Kayore yose baza bavuga ngo kwa Tarasisi uzuge ngo Chief Inspector ndisawa n'ubuntu bw'Uwiteka ubuntu bw'Imana buraduhagije waduhaye ibanga wowe wakoresha kugira ngo nezina wamamare ibintu bite kwamamara no wamamazwa n'Uwiteka kandi Yesu Uwiteka yabwiye Kayini aramubwira ati Kayini we nukora ibyiza ntuzemerwa wantegereye nawe rero nukora ibyiza uzamamara uzabicyamamare kandi uzemerwa yes wavuye muri Kongo wari uturutse hagana muri Kongo twarahabaye ni iwacu nabaye ahantu bita mu Runywero tuva mu Runywero dutewe tujyaho bita ku Gihuha naho turaterwa tujyaho bita mu Bijanda tuvaho bita mu Bijanda tugeza Nyakirango nyuma naje kwita ngaruka mu Rwanda nza ku ishuri nyuma ejo bundi 2013
nibwo nasubiye ngiye kuramukanya nsanga abiwacu bagiye aho bita mu Marundi. Urumva ejo bundi noneho naje mva mu Marundi nabwo nahise mfata icyemezo cyo kuzana muri Kenya. ese z'ubumuke nje ndi umusegeke umugugu. ubwo tubana ko turi umusegeke ndi umusegeke ntago warunzi api ariko shako kare kujya kose uri umusegeke ndi umusegeke kandi mujye mugira umuco wo kumenya abanyamurenge turamenyana twebwe turibwirana tukamenyana kandi turanavukana. Trasisi yes igihe mu rumweru hasenyutse nikire wari ufite imyaka ingana mu rumweru hasenyuka mu rumweru hasenyuka nari mfite nk'imyaka nka 18 muri 20 18 nari mfite nka 18 kuko ni kera hashize igihe nari mfite imyaka nka 18 mu rumweru hase kuko nitwe bantu ngira ngo bamayi batangiriyeho ndavyibuka kudutera twahagiriye ibibazo bikomeye cyane kandi twarwanya intambara nziza yo kunesha nta cyasha twasize muri Kongo uretse yenda navuga ngo twasize umubabaro kuko hariyo ababyeyi hari abavandimwe barimo kubabarira muri ziriya ntambara kandi rwose izi ntambara turazamaganye kandi tuzazisengera zizashira nabo bihangane. Nongere kwihanganisha abapapa bari muri Kongo, nongere kwihanganisha abamama bari muri Kongo, nongere kwihanganisha abantu baburiye ababo muri ziriya ntambara. Imana y'amahoro izabahoza amarira. ubu ababyeyi bari nta babyeyi ngira barashaje nta babyeyi barashaje. Mbese inkomoko yanjye ndi ingabo ya Mushabizi Yakobo. pole kukwihanganisha urakoze cyane nibwo bimenye nuko guseka nibwo nukuri nari ngenda urumva ngo warumbwiye ngo mwari mutse mujiriya ubwo nari nzi ngo ababyeyi niyo bari wabirumvikana kabisa. None ga muri Kongo twahagiriye ibi ariko ga nanone bitari bibi byiza ni bibi urabizi mu buzima ibintu byiza nibi bigenda binyuranyuranwamo ntago ubitera ntarapfa ni shitani aracyahari ariko bitavuze ko n'uwiteka nawe ahari nawe hari ibyo akora kandi abantu tukishima tugakomeza tukabaho. Kongo ni yacu kandi Kongo ni nziza reka Kongo turayikunda nta muntu udakunda Kongo twese kandi nihabaho no gutabara tuzatabarira rimwe yego nyabona hari igihe uwiteka azadushyiramo nk'umutima wo gutabara abantu bose bafite nk'amaboko bafite imbaraga erega bagikomeye twese tugatabara kagashuru tugatabara Kongo ikayibona amahoro tukayituramo tukubaka amazu meza tukayabamo tugashukura ziriya zahabu tukagurisha tugatera imbere. uriya mwanzi yahavuye uriya mwanzi azahava kandi umwanzi ni mayimaye umwanzi ni aduyi mbese umwanzi ni satani yewe uko njya mbona biriya bintu reka twere kurima ibisinde ngo dukorere abantu kuko bari abantu bose bari muri Kongo muri ziriya ntambara babyisanzemo kubera shitani rwose babyisanzemo kubera shitani ko shitani n'uteza intambara ku isi ntabwo ari ikibazo cya politike se ni ibibazo bya politike nabyo bizamo ariko gashitani nayo yabigizemo uruhare runini cyane ko shitani n'uyoboye isi niwe mwami w'isi. Nuko bimeze bari abantu rero bose bisanze kandi igihe kizagera kimwe abakongomani bahuze bongere bumvikane kandi bongere babane borore bubake igihugu bacyubake bagiteza imbere. Igihe kizagera njye mafite icyizere cyuko abakongomani bazakiza ari igihe kizagera bagahura bakaganira bakumvikana ibibazo bafite bakabikemura. sivu sinone nejo kubera kuko ahantu biriya ibibazo bigeze byangirije ibintu byinshi kandi gakondo yacu turayikunda niyo turi mu mahanga turababaye ku mitima. Birumvikana n'abadukurikiye bajye bakurikira ikiganiro gishire kirangire bumva ibiganiro tuba twaganiriye nabo bakuremo ubwenge buri muntu wese akuremo ikiwe ntago tuba twaje ahangaha twaje kubabaza imitima y'abantu cyangwa se twaje gukina tuba twaje hano mu kiganiro kugira ngo n'abadukurikiye hagire icyo batoramo. Icyo twifuza rero ni iki ngiki biragoye nk'uko wari ubivuze ariko icyo twifuza cya mbere ni uko Kongo yabona amahoro
kongo yabona amahoro kandi tukongera kubona ariya moko yose yo muri kongo abanye mu mahoro. Erega amoko ntacyo atwaye inshuti yanjye, amoko buriya ntacyo atwaye. Hano muri Kenya hamuka ngahe ariko hari uzi unayamenya ntibabanye kandi nibo batubangira basakuza kuri social media, ariko tukamba kwinjira mu nzu kandi ujye umenya uko byagenze, uzabujya guca byacanye byarangiye kandi ukumva ngo byakomeye, wumva amakuru ya nijoro ya saa 3 kugira ngo ntaho tubyuke. Sasa ikintu kijya cyica abantu buriya ni ukureba umuntu nk'ubu mvugo we nakureba sinkwibonemo hakubonamo undi muntu w'umufilisitiya urantegera. Uyu si ubwoko bwanjye, buriya duhuye yananyica. Uriya si ubwoko bwanjye, buriya duhuye yananyica. Ubu bwoko burashaka kuzaturimbura, ubu nabwo burashaka kuzaturimbura, ubu nabwo burashaka kuzaturimbura. Hanyuma iyo temutemu rero abazungu bagahita binjiramo bavuga ati turababonye sha, bakinjiriramo bakabateranya bakabashwanisha mukamarana ejo cyangwa ejo bundi mukazongera guhura mwese mwaragiriye sheke muri mu ntambara. Abo ku gihande cyawe barashize, abo ku gihande cy'uriya barashize, muhuye gute se kandi mwese mwarashize kandi mubane mu mahoro. Wantegereye niyo mpamvu bino bintu ababishinzwe bo bireba ibintu bazashakisha uburyo babirangiza, kuko ibiremwa abantu ko birahababarira cyane, ko birahababarira, ko birahatesekera ku nyungu z'abantu bakeya n'ubujiji, kuko byinshi n'ubujiji butera biriya bibazo biri muri Kongo. Rwose ababishinzwe bazashakisha uburyo kiriya kibazo kizakemuka, kandi abafite iyo mpano yo kunga abantu cyangwa guhuza abantu bazagerageza uburyo ki. Ko kera tukiba muri Kongo hari igihe kimwe twajyaga tujya mu mirara y'abapfurero, mu mihana y'abapfurero, tugasangira. Umupfurero yaba yaje gutemba ibigori cyangwa se gusarura imyaka yiwe, twe turi ku gasozi dufite inka, hagatema ibigori akaduhereza, agakura ibijumba akaduhereza ibijumba. Mvuga ngo nagiye mu kirimi cy'iwacu, ubundi ni ibirayi. Batabyumva nabo bambaye ibijumba nanjye ntaramenya ibyo ari byo kera. Baravuze ngo ibijumba ni ibiki? Mbona bazanye ibirayi. Ibi ni ibirayi ntabwo ari ibijumba. Kare ati ibi ni ibijumba, ngo nimba ari ibijumba by'indofanye, nimba ari iby'indofanye, ngo biriya bindi ngo wabuzi ngo ni ibijumba by'ingozi. Karabaye kuva nave burayi mwene ze mafaranga ntangira kumva tofauti ibijumba. Noneho ugasanga umupfurera arakuye araduhereje, turi benshi, turokeje, turariye, twese turasangiye, dukoze n'irigara, dukina umupira, tugakina imipira nabo, ugasanga ibintu bimeze neza. Wayi umunsi wa none abantu bagiye kumarana, ano baraziriki, abantu barapfiki, ko ari byo njya mvuga mukavuga ngo ni iby'abafurere. Iki ni igihe cyihereza abantu bagomba gukanguka. Ni ikihe kirimo kuba ku isi? Kongo irababaye bikomeye, Kongo irababaye, yababaje imitima ya benshi. Bene wacu barababaye, imfubyi ni nyinshi, imfubyi zabaye nyinshi, abapfakazi babaye benshi, amaraso ni menshi ku misozi, amaraso ni menshi. Mbese amarira y'abapfuye ko aratakira Uwiteka kuri buriya butaka bwa Kongo. Amarira y'abapfuye ko aratakira Uwiteka kuri buriya butaka bwa Kongo. Rwose Imana y'amahoro, Imana yumva gusenga, nitabare Kongo n'abakongomani nabo babona amahoro. wobwira ko abagisigaye muri Kongo batameze katutwaje. Abagisigaye muri Kongo it's okay. Abagisigaye muri Kongo nabagabo. Abakiri muri Kongo uyu munsi wa none tuvugana, abaturage bari muri Kongo nabagabo pe. Tuvugisha ukuri, kuko umuntu nimba abasha kurinda iriya mbundi iri hariya, genda yizi nabinyuzemo ndabizi, akabasha kuresista uyu munsi wa none akaba gihari, akiri hari muzima, sha yitegure n'amasezerano azayaryaho, yitegure n'amasezerano azayaryaho, inzira zose bizanyuraho, ariko azarya byiza byo mu gihugu. Mwihangane, mukomeze mwihangane, kandi mugira amahoro. Uwiteka Imana izabatabara. Nuko bimeze. Nuko bimeze. Uwiteka Imana izabatabara kabisa. Kuko kwihangana birarusha. Nuko bimeze. Kandi natwe tujye tubasengera. Naho nkatwe turi hano wo tubwira iki mesaje watahakunda ngo mbo nkatwe turi ahangaha, nkatwe turi ahangaha,
icyo navuga ni uko twogira umutima w'urukundo, twogira umutima w'urukundo kandi tugahagarika umwiryane, kuko umwanzi yaraduteye natwe twitere, dushyire hamwe tureke amacakubiri, dukundane kandi dufashe n'abababaye. urantegera maze igihe numva harimo sakwe mu bintu bimwe na bimwe byazagarazagara, ariko abantu nibagira impuhwe n'udufaranga nimba twatanzwe tugere kubo twagenewe, wifata udufaranga tw'imfubyi n'abapfakazi ngushyira ku ikove wicireho wigendere, kuko urimo urikorera umuvumo w'abantu benshi barimo kurira iriya ruguru. Rwose tugire umutima wa kimuntu, tugire umutima wa kimuntu w'urukundo. ese Tarasisi, hari abantu bumva kuko batemera kuko hari ibitubaho hariya muri Kongo, abantu b'abanyamurenge batemezanye na biriya biri mu kutubaho, hari ibyo uri mu kubyumva? Noneho icyo nakubwira Mr. Mvugo, icyo nakubwira, nta muntu n'umwe utazi ikibazo kiri muri Kongo. yo kwirengagiza gusa, si ukwirengagiza, ahubwo yogira imyumvire itandukanye n'iyo ufite, urantegera, akagira kandi ntiwayimuziza, kuko abantu twese ntabwo twumva kimwe, wantegereye. Ni nayo mpamvu n'Imana nayo yagiye gutoranya uzaba umwami kwa Yesaya, izana abahungu 7 bose, bazana abahungu 7 bose ba Yesaya, Imana irabagaye, iravuga ngo sindeba nk'uko abantu mureba, ahubwo ndeba nk'Imana, abangaba nabagaye. Sasa Mvugo, ibitekerezo bye si byo byanjye, ibitekerezo by'uriya mugabo si byo byawe, si byo bya mwene data uri hariya. Buri muntu wese afite ibitekerezo bye nuko yumva ibintu, ariko uko umuntu wese yumva ibintu wibimuziza, murekuyaza n'igitekerezo cye, uriya nabaza n'igitekerezo cye, uriya nabaza n'igitekerezo cye, mubikubite ku meza, nimba muri ubwoko bumwe mubikubite ku meza, mushaka igisubizo, kandi igisubizo kigombe kiboneke. Nuko gahunda imeze, ntago abantu biryana bararyana bafiki ngo buri muntu naza n'igitekerezo cye, n'undi aza n'igitekerezo cye, n'undi aza n'igitekerezo cye, tubikubite ku meza, dushakemo igisubizo muri twenyine, dushakemo igisubizo, kandi igisubizo kigombe kiboneke. ngayo nguko ukuntu wabivuga kwa mugira ngo birakemutse. bizakemuka, Imana iri mu ijoro, natwe turi ku isi. Urumva ubu nyine wose muri Kongo? Yesu Kirisitu babaye gute? Wenda kwaje ukuntu nabonye wakunze Kenya, wose muri Kongo? Inshuti yanjye, nkubwiza ukuri, iriya Kongo ibonye amahoro, izayabona, ibonye amahoro izayabona, uretse nanjye n'aba banyakenya bazifuza kuyibamo, uretse nanjye n'aba banyakenya ubwabo bazifuza kuyibamo. Kongo ni igihugu cy'amata n'ubuki, wagira ngo ni Edeni yariri, niho Imana yari yarashyize Edeni. Uzi ko ejo bundi nagiye kubona, mbona hari umuhanda tekinisiye, ko ndabwira uriya tekinisiye wacu muri Kongo, nabonye ahantu barimo bakora umuhanda gutya bisanzwe, amamashini arimo barimo bashyiramo kaburimbo, umuhanda urakunduka, ngo ukunduke zahabu zamaze igira gutya zirasaba, ibicika biraba ibinonko biva nkanganiriye. None icyo gihugu ninde utakwifuza kukibamo? kugira ngo kizabona amahoro, kugira ngo kizabona amahoro ni twe. inkeri zabo, uzi inkeri yo muri Kongo, ariko uzi inkeri zo muri, uzi inkeri, hari inkeri buriya zirimo amoko abiri. Hari inkeri zimwe zimera hasi zirandaranda, ziba umutuku cyane, bimwe binini, noneho hakaba n'izindi zo ku biti gasasa, usanga zimeze nk'imifatango, sinzi nimba uyizi, bimwe binakebana. Uzi ko hari ahantu bita ku muguru ko hariya ku Ndonde wacu twajyaga tujya, hanini cyane, ishyamba rinini cyane, ugasanga inkeri wanyuza muri Kongo nakwenga wisika Imana yanjye. Uzi iyi divayi imara imyaka 2000 ku isi, nahita nyenga, kuko ibintu biri muri Kongo sigiye kukubeshya,
n'umuntu utaragera muri Kongo adukurikiye ni ibitangaza ni ibitangaza ugira ngo aba bahungu bacu bari muri Kongo bari muri izi ntambara ugira ngo babasha kurezisita kubera barya ibiryo by'umuhono byatetswe n'abagore ibyinshi babisanga mu mashyamba yo bagiye iyo biriwe bakarya nijoro bakarya mu rugo ubuzima bugakomeza ugaza mwaka urashize undi uratashye umuntu yibereyeho nk'inyamaswa mu ishyamba kandi arya agahaga kandi ameze neza afite hafi yayimeze abo turusha no kuba banakomeye bameze neza cyane ni ukuri kw'Imana musengere Kongo musengere Kongo ibona amahoro tuyitayemo kuki Kongo ari igira ibyo bintu byonyine kurenza ibindi bihugu ni ikibazo ni ubwiza ni igihugu kinini noneho gifite n'ubwiza cyagize abaturage bakeya noneho bituma ibyo byose bihaba none rero mvugo wananiwe wahetse hari ikindi kibazo waba ufite kubaza ngo ukibaze cyangwa se hari icyo ushaka kuvuga wabwira abadukurikiye tugasoza ikiganiro reka dusoze kuri iki kiganiro kubera kuko twari tumaze iminsi dukumburanye kandi nkaba nakubonye byabaye byiza cyane uko tubona abadukurikiye bose